inshuti bakunzi ba Mpumuriza TV, uyu mwanya nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Nyuma y'ibiganiro byinshi twagiye tugira by'umuryango, nashatse ko twongera kuvuga noneho isano ry'abashakanye, relation, isano bafitanye. Bibiliya irivugaho iki? Ni isano ryo ku ruhe rugero, ku kihe gipimo, kugira ngo Satani ujye utera ingo tumenye ko tumunesha. Ndabizi aratera, ariko tumenye ko tumurwanya. Umunsi rero tuvuga ku isano noneho icyo bapfana. Soma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 ndageza ku 25. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura. Aha niho nashakaga. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe hasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ariko ntibakorwe n'isoni. Isano ryawe n'umugore wawe, isano yawe madamu n'umugabo wawe. Mu minsi yatambutse, niba ari uko nkunda kuganira n'abantu benshi, birashoboka, ni ukuvuga ngo sinzi impamvu, ariko numva yaba ariyo, bituma menya amakuru menshi, cyangwa bigatuma menya ibyifuzo by'abantu benshi. Hari imiryango nzi, ntabwo mbabwiye umubare wayo, hari imiryango nzi bajya bagirana ibibazo cyane mu gihe nk'iki cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, nkasanga hari abantu ngo babipfa, umuntu akazira ubwoko bwe. Ariko ndashaka kubisenya mu izina rya Yesu, mvuga kuri ubu bumwe n'iri sano abashakanye bafitanye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Imana imaze kurema umuntu, yamaze igihe abayeho ari aho ngaho ari wenyine, ariko ngo igihe kiragera imuremera umufasha umukwiriye, kuko ngo yo ubwayo yari ibonye yuko adakwiriye kuba wenyine. Uwo mufashe mu muremera imukuye muri we. Ibindi byaremwe byose yari yategetse bibaho, ibindi irabirema, irema inyamaswa, irema ibiti, umukungugu wo hasi, byose ngo ariko yabirema. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose, buri mu 19, n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uwo muntu uko yise ikintu cyose gifite ubugingo, bikaba ari ryo riba izina ryacyo. Ariko ngo umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Yesu adufashe cyane. Mu bintu byose byaremwe, nubwo tubikunda, ariko umufasha ukwiriye umuntu, umugore w'umuntu, yari ataraboneka. Bibiliya ikatubwira yuko kugira ngo aboneke byasabye ko imusinziriza, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu irema mu mugore we iramuzanira. Imaze kumumuzanira, imushyira iruhande rwe, aba ari we umwita ayo mazina yose.
aba ari umwita umugore, aba ari umwita akara, aba ari umwita akagufwa, akara ko mu mara ye, akagufwa ko mu magufwa ye. Bene data nshuti zanjye, ni gute uyu muntu wise akara kawe kandi kuko ari kunyine utanibeshya, uyu muntu wise agufwa ku magufwa yawe, uyu muntu wise umugore wawe ko yakuye umugabo, ni gute umubona mu bwoko runaka ukamubona mu ndi? Satani yabatangiye kukwibagiza isano mufitanye. Araguhekeye, yakubyariye abana. Sigaho rero udatuma Satani yinjira aho hantu muri icyo cyuho umuhaye, kikazatuma ba bana bakura bazi yuko bari bafite nyina w'ubwoko ubu n'ubu na se w'ubwoko ubu n'ubu. Sigaho rwose, oya, icyo cyuho cyice mu izina rya Yesu. Satani yikuhinjirira. Birashoboka ko waje kumenya inkomoko yawe cyangwa umenya inkomoko y'uwo mwashakanye, ariko ibi byose mubirengeho, mubyicishe ko mufitanye isano imwe gusa y'uko ari akara ko mu mara yawe, akaba akagufwa ko mu magufwa yawe. Azitwa umugore uko yakuye umugabo. 24 ngo nicyo kizatuma umuntu, iyo bavuze umuntu mbibutse ko bavuze Adamu, baba bavuze umugabo. Icyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Hano baba bashatse kwerekana ko burya umugabo niwe usiga iwabo, naho umugore ntushobora kumukura iwabo ngo birangire burundu. Umugabo niwe usiga iwabo, kuko umugore akomeza kuba umuhuza wa ya miryango yombi. Mwama dufashe cyane. Niyo mpamvu ujya ubona umugore ashobora kugaburira sebukwe akamurwaza, ariko wowe wa mugabo we ntabwo warwaza nyokobukwe ngo umugaburire. No gusangira ubwabyo abenshi mu muco ntabwo babishobora, ntibabibasha, ntibanabyemera. Ari ugasanga umugore wawe waraje akomeje kurwaza sebukwe ari we so. Ndetse b'abadimoni bakiriho bakibaho, abo Yesu yanesheje bitwa gukazanura, sebukwe w'umugore ashobora kumukazanura agasanga mubyayeho umwana. Ariko se hari umukwe mwumvise ukoreye amahano kuri nyirabukwe? Bibaye byaba ari amahano. Ariko iyo umusaza yakazanuraga ntabwo siko babivugaga, babifataga nk'ibisanzwe, nubwo nabyo ari igikorwa cya Satani kandi kigayitse. Mwama dufashe cyane. Twinjira mu nzandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, avuga nyine kuri iryo sano, igice cyaho cya 5, ya mirongo muzi dukoresha dushingira dusezeranya abageni. Nagiye nyisoma kenshi, niyo mpamvu ntari busubire aho nagiye nsoma, ahubwo nkagera ku bagabo hepfo ahantu ku murongo wa 28. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Cyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Rya jambo riragarutse, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo rero n'ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore we nawe abone uko yubaha umugabo we. Nagufashe cyane nshuti zanjye. Nsoza kuko sindi butinde muri kino kiganiro cyane muri iri jambo, ndashaka kuvuga iri jambo ry'uko iyo umugabo akunze umugore we aba amukunze nk'umubiri we. Ijambo ry'Imana rigutegeka kuwukunda nk'umubiri wawe, kuko nta muntu wakanga umubiri we, ahubwo yawukarabya, yawusiga, yawambika, yawukuyakuya, yawugaburira. Uko niko bikwiriye kugenzwa ku bashakanye.
inshingano twazivuzeho mu nyigisho z'ubushize, buri wese yamaze kumva aho ananirwa, ariko uyu munsi mesaje niba bafite bene data niyo kutarebera uwo mwashakanye mu isura runaka, mu bwoko runaka. Ndabigusabye rwose, ndabigusabye, nubwo waba wari uwuzi, wimureberamo ngo abe yagira ikintu wamuhora ku bwabwo cyangwa wafavoriza ku bwabwo, kuko icyo gihe waba ugiye kugira icyo bita ingengabitekerezo bituma ukivangura amoko. Kandi tugenda turwanya icyo kintu mu izina rya Yesu. N'amategeko ubwacyo arakirwanya, usibye n'izina rya Yesu Kristo. Hariho abagore bakubitwa muri kino gihe, cyangwa yagerwaho n'ingaruka z'ibyamubayeho, yashavura, aho kumuba hafi ukabyita ngo ni umwiryo, ni umurengwe, ni ibikabyo. Oya, mukunde nk'umubiri wawe. Ndetse niba uzi yuko hari ibibazo cyangwa ingaruka ajya aterwa n'ibi bihe turimo, mube hafi cyane, mube hafi cyane, wumve bimeze nk'aho ari ibyawe, bigira ibyawe, ubabarane nawe. Umwami akugirira neza cyane kandi ugufashe mwene data mushiki wacu. Ubwo ndabwira mwembi, ndakoma urusyo kumana ingasire, ntawe nabogamiyeho, ndabwira mwembi abashakanye, isano mufitanye niriya iva mu byanditswe byera, ntabwo ari indi iyo ari yo yose. Nubwo mwaba mwarashakanye muzi wenda ko muhuje ubwoko, mukaba mwaragihereyeho ngo kibe impamvu yo gushakana, icyo si kinini cyane. Igifite umumaro ni Kristo Yesu wabahuje akabagira umwe. Igifite umumaro n'abo muri bo muri Kristo Yesu no mu Mana, muri umwe. Mwahoze muri babiri muhinduka umwe. Nicyo gituma nyine umwe agenda akaba uwundi. Umwami adufashe cyane. Abakomotseho bakaba barakomotse ku muntu umwe witwa umwe. Yesu atugirira neza cyane. Ijambo ry'Imana rero rikaba ribahugurira gukundana urukundo rumeze gutyo, wumva wikunda wowe ubwawe, umugabo ku mugore wawe, umugore ku mugabo wawe, wumve wikunze. Niwiyitaho wumve witaye ku uwo mwashakanye. Autrement dit, niwita ku uwo mwashakanye uraba wiyitayeho. Numugirira neza uraba wigiriye neza, numubwira neza uraba wigirira neza, numutunga ukamukorera ibyiza uraba wigirira neza. Ya neza yose uzi ugirira umuntu ukunda, iyo uyigiriye uwo mwashakanye ni wowe uba uyigiriye. Umwami abafashe, abagire neza kandi mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Pastor, mfite ikibazo. Muri Bibiliya hari ahantu haba hatubwira ukuntu nk'umugabo n'umugore baba barigeze kugirana ikibazo, wenda biturutse se mu miryango cyangwa se nk'ayo moko uko nguko muri kubitwigisha, ariko nyuma cyangwa se bigateza ikibazo, nyuma wenda bikaza kongera gukemuka. Hariho kiriya gihe, cya gihe Yakobo yari ari kwa nyirarume aragira imikumbi ya sebukwe, noneho sebukwe akamuriganya. Hari amagambo yakoresheje, ubonazanyemo abagore be, kugira ngo bamere nk'aho babaye abahamya. Biba biba mu itangiriro mu bice 31, kabusome twumve. Yakobo, ubwo ni ku murongo wa 4, Yakobo atumira Rasheli na Leya ngo baze mu rwuri aho umukumbi we uri. Umva ukuntu yababwiye, arababwira ati nabonye so atakindeba nk'uko yandebaga mbere, ariko Imana ya data ihorana nanjye. Namwe muzi yuko nakoreye so uko nashoboye kose, kandi so yagiye andiganya
ahindura ibihembo byanjye inshuro 10, ariko Imana ntiyamukundira kugira icyo antwara. Yambwira ati z'ubugondo nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara iz'ubugondo. Yambwira ati z'ibihuga nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse so amatungo ye ikayampa. Urabyumva? Aya magambo niyo imvugo akoreshejwemo, urayita imvugo yoroshye mbaye nyikoresha mbwira umudamu wanjye, cyangwa wowe ubwira umugore wawe? Iso yandiganyije inshuro 10, iso yagize gutya na gutya na gutya, iso yanyiri gutya na gutya na gutya, ahubwo si Imana itamukangara, aho ntiyari uruvyo iyo mvugo. Kandi ni umugore we na. Kandi abwira abagore we ndashendariye. Ndetse umvise ngo yarabahamagaje he mu rugo ngo baze mu rwuri. None babwira ayo magambo yose. Bivuga iki rero? Bivuga ko Yakobo yaramaze kugira ikibazo kirenze, ashaka yuko abagore be bakibona uburemere bwacyo. Ikindi nimwibaze umugabo agize ikibazo akakigira na sebukwe, bikagera ku rwego abagore cyangwa se umugore wanjye aba mu ruhande rwanjye kuruta urwa se. Akantu karakomeye cyane. Aha niho habereka imbaraga z'iki zo gushakana. Kuko byanga bikunda ubu Yakobo arababwira gutya ameze nk'ugira ngo abereke yuko se ari we sebukwe, se wabo ari we sebukwe yamuhemukiye. Kandi biragaragara ko abagore bari mu ruhande rwe, kuko n'ubundi aho saziye yahise agira reka tusome mu 14 wumve. Mu 14 Rasheli na Leya baramusubiza bati, mu rugo rwa data hari umugabane cyangwa ibyo tuzaroga tugifiteyo? Yaba abagore bose bakora gutya, nta duhwanya n'abahandi ko yatuguze akarya ibiguzi byacu. Ubutunzi bwose Imana yatse data ni ubwacu n'abana bacu. Nuko icyo Imana ikubwira cyose ugikore. Urabona kugira ngo abagore Rasheli na Leya bagire ubwo basubiza umugabo wabo gutya, ni ikigaragaza ko umuntu wavuye iwabo akwiriye rwose kumenya ko yaje kubaka. Akamenya ngo ndabogama nganisha Yesu, cyangwa bikunda ndabogamira ku rugo rwanjye. Aragira ati data yari ibiguzi byacu, yakiriye inkwano zacu, yaradusezeriye. Urumva? Aho bigeze aha ngaha, icyo Imana ikubwira urugero ugikora. Ikindi kibazo cyangwa se gusaba, uyu munsi hari umugabo cyangwa se umugore nyuma yo gushaka wahuye n'ibi ngibi mutwigishije bivuga ku moko, kandi amaze guhura nabyo bifata intera ndende, arakomereka cyane. Hari abavuye mu rugo bisubirira iwabo, cyangwa se ari icyo bahunze, cyangwa se hari abakibana ariko ibyo bibazo bigihari, ari nko gushinyiriza, ari ugushinyiriza, kuko ngo niko zubakwa. Uyu munsi wa none ni iki wamubwira? Ni irihe humure wamuha? Ni iyihe nama wamuhereza kugira ngo uru rugo rwongere rwubakike? Urumva unsabye guhumuriza abantu babiri batandukanye. Niyo tugenda deja undi aracyahicaye, arasheje, yarumye igihu, aragira ati ndebe ko bwacya kabiri. Isuzo cya mbere, icyo naho wamaze kugenda wahagurutse rwose, kandi ugiye agiye guhaguruka yarihanganye, yewe yarihanganye. Wabona arageze aho ngaho ahamagara n'inshuti, ahamagara ba Marene na ba Pare babumvisha ibyabo. Wabona arahamagaye n'umuryango, basaza be kuba bafite, barumune be kuba bafite, banki nabo barabyumva. Wabona arahamagaye n'umuryango yashatsemo, bumva ibyabo. Baravuga tumva aho kugira ngo uzagwa aha ngaha umuntu azakwice agarike ingogo mu nzu, caha wigendere. Ibyo navuze mu nyigisho no mu biganiro byatambutse bigiye kugaruka. Narababwiye ngo nubwo twebwe tudatekereza nk'Imana, inzira zayo zikaba zitandukanye n'izacu, n'ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. Mu bumana bwayo mushobora kuzajya kubona mukabona uriya muntu iramuruhuye, mukabona irongera mwubakiye, mukabona imuhaye urugo.
ndabyibuka ko mu kiganiro twize kugirana nigeze mbabwira ngo hari urugo ruba rutarubatswe n'Imana rwose ari Satani wariganije abantu. Rero uyu mushiki wacu wageze wasubiye iwabo wagiye ku gishubaziko, hari ijambo ry'Imana rimusezeranya muri Yesaya 54 umurongo wa 4 wa 5 wa 6. Ngarukira aho ngaho. Uyu rero uri mu rugo nawe ukihangana, nakomeza asenge, hari igihe Imana yazagira itya ikabihindura. Wenda hari igihe yakumva inyigisho uyu mugabo agahinduka, dutegereze icyo Imana izakora. Ntabwo rero nahita nduca ngo ndurangize kandi akiri yagishinyirije. Wenda we nta risike z'urupfu ajya abonamo, ni umubabaro gusa, kumusonjesha akamwicisha inzara, gutahira ku nyuro, uko atashye uko amuvugishije akaba ari inyuro gusa kandi ari kuri iby'amoko gusa. Mu by'ukuri nubwo amategeko y'u Rwanda abihanira, ariko mushiki wacu aragira ati sinzagenda mbivuge usange baramujyanye afungiye ngiye gutekereza jenoside, none mpandagare ngemura abana basigara ari imfubyi kandi sakiriho, ugasanga ari ihanganya bitse iki iryo banga. Akomeze yihangane, Imana yagiye azamutabara ikagira uko ibigenza, kuko ari izi uko izagenza ikibazo cyose. Akandi urabona uyu munsi wa none hari umukobwa n'umusore wenda baramenyanye barakundana bari muri fiyansaye, ejo amenya uyu muntu ko badahuje ubwoko, nuko umwe muri bamenya undi. Yego, birashoboka ko uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu ahita yifatira umwanzuro akamureka, cyangwa se birashoboka ko bagumya bagakundana ari babiri nubwo batabuhuje, ariko imiryango itabishaka runaka umwe cyangwa uw'ahandi cyangwa yombi yose ikabihurizaho ntibishake. Ni iyihe nama ugira aba bantu? Ese bakora iki? Reka mpere kuri bo bombi. Abakobwa bombi bamenye nyuma, ariko ni nyuma y'icyunugu. Ubundi nibyo nahoze mbabwira rero n'ubu kandi nari mbivuze. Umuntu ugiye gushaka umugore cyangwa ugiye gushaka umugabo akwiriye kuba mbere y'ibyose yarabatuye kuri iki kintu. Yarabatuye kuri iki kintu cy'amoko. Mu biganiro turimo dutanga mu Banyarwanda, narabitanze ejo nzabitanga n'ahandi, turimo turabuza abantu ikintu cyose cy'ingengabitekerezo yagarura ibice mu Banyarwanda bishingiye ku bwoko, ku idini, akarere, inkomoko. None uyu mushiki wacu, uyu mwene data, ubundi arinda kuba amenya uyu munsi ko sheri we fiyanse wari uyu n'uyu. Kuki abimenye? Abimenya ate? Kuki abimenye iki gihe? Ni uvuga ko yafashe umwanya wo kumukoraho iperereza ashaka kumenya uwo ari we. Gusa ubwo ni urukundo aho uvugira ngo ko navuze no mu kiganiro cyashize, nta rukundo rurimo. Niba nkunze umuntu mareka yarampaye urukundo mu mutima wongera mwakiriye mukunze koko, ni gute najya no kunyura hirya mbaririza uwo ari we? Ni umuki mu moko, ni bwoko kinuwaye, ndashaka iki? Urukundo rugomba kurenga ibyo byose. Icyo nkifuza gutyo. Noneho rero ngaruke noneho kubamaze kwikundanira, ariko imiryango yabo ikabivyanga. Wenda n'umuryango wo ku muhungu, wenda n'uwo ku mukobwa, kandi reka buriya iyo byazwe n'umuryango umwe bikamenyekana, deje umwuka mubi bamaze kuzamuka mu uwo muryango. Ikinababaje nuko iyo abantu babibaniyeho, ibyo bintu biragaruka mu miryango ukajya babyibukiranya. Ariko uko babyibukiranya kose, jewe nawe twakundanye, ntihazaye impamvu ituma tubyibukiranya twebwe. Mu izina rya Yesu. Niba twarikundaniye, ntihazagira impamvu ituma tuzabyibukiranya. Iyo tunabyibukiranya, tuzabyibukiranye ku cyo bita kote positive. Tuzabyibukiranye nk'insinzi. Tuzabyibukiranye as success, nka success twagize. Nk'insinzi twatsinze. Twibukiranya ngo uribuka yuko iwacu bakwanze nikagukunda, n'uyu munsi ndacyagukunda. Tubyibukiranye nk'insinzi. Ariko pe inama nabagira, uriya mukecuru n'uriya musaza n'abaso wanyu n'abanyuko wanyu bibabuza kubana mwarakundanye,
kuko barabyina bavamo, bubatse urwabo, barabyara, barashakana, bashaka ibintu barabitunga, batunze inka, bateye urutoki, banyoye umutobe warwo, baguwe neza. Nibabareke namwe rero. Ndagira inama abo bana b'abakobwa gukomeza umushinga wabo, n'aba bahungu bacuti babo nibakomeza umushinga, bakora ibyo bagomba gukora, bubake urugo rwabo, inshuti zibashyigikire, babihorere kuko nanone ntabwo twakumvira Satani, kuko iyo ni Satani mu by'ukuri, gusa njye turayifavurije. Satani ajya hariya avuge tumwumvire, abuze abantu gukundana, ariko Imana yabishatse. Ntihakagire n'ubifata nk'ikimenyetso wenda ngo kivuye ku Mana, ngo Imana ngo ibyemera, ngo n'iwacu bari kubyemera. Oya, hari igihe niyo wabyanga ahubwo ari atake Satani ngo yice ubushake bw'Imana. Imana idufashe cyane. Umwana wavukiye muri ibyo bibazo byo bya se na nyina by'amoko, areba ukuntu baba muri izo mvururu, ariko uyu munsi uyu mwana akaba akiriho, so ataracyari muto cyangwa se yarakuze, ariko ibi bintu yabivukiyemo yarabibonye. Nihe nama mwamugira? Inama namugira ndayivana mu ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Petero. Hari ijambo riba hano mu rwandiko rwa Petero, ruva ari urwa mbere, ni urwa mbere, igice ndetse nacyo ni icya mbere, ku murongo waho wa 18 avuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungurwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyandika nk'ifeza cyangwa izahabu. Ndashaka kuvuga ibi bintu by'ingeso abantu batojwe na ba sekuruza. Ndashaka kuvuga ibi bintu by'ingeso abantu banduye iwabo, babyandurira ku babyeyi babo, cyangwa se ibikomere batewe n'ibyo bintu. Ibikomere batewe n'iwabo, n'ibyo babonye ku babyeyi babo, izo mvururu, izo ntambara, hari zidaterwa n'amoko, zigaterwa gusa n'ingeso mbi bagiye babona ku babyeyi babo. Ibi bintu byose umuntu abikijwe na Yesu. Yesu yamwikiza wenyine. Uramabwije ukuri, nubwo abakansera babaho, abajyana mu by'ubuzima by'ihungabana, nubwo babaho, ariko bariya abantu ntibashobora gukiza igikomere burundu. Kanseringi ishobora gutuma umuntu agira agahenge uyu mugoroba, akagera akaryama agasinzira, urumva? Ariko ntabwo imara ikibazo burundu. Ibikomere by'imitima rero byose byomurwa na Kristo Yesu. Uyu mwana wabikuriyemo waruzi ashobora kuba ari muto cyangwa mukuru. Umuto nyine ubwaragumya bikuriremo, areba izo ntambara, abona ukuntu bari separe, umwe agira icyumba cy'undi cye, areba ukuntu badasangirira ku meza, areba ukuntu ari ndura ari vuruguvurugu, bakagira Imana mwe. Kandi rwose pe, burya hari imyaka umwana ageramo, babyigisha muri psychologie, uwo mwana ko observa everything, akantu kose kaba kareba. Akaba areba uko nyina na se babanye, akaba areba uko urukundo bakundana, akaba areba ukuntu bajya inama, akaba bareba. Iyo harimo umubyeyi waya, gaspillage, kwangiza, abana baramubona. Uzamura itiku n'utera intonganya baramumenya, uzongereza undi baba bamubona. Rero impamvu mujya mwumva niyo ribu yabijemo, ubutabera bwabijemo, byo kumva hari bikemuwe n'abana, si byose? Mwagiye mwumva ibintu bimwe na bimwe polisi izamo ugasanga urubanza ruciwe n'abana. Hari aho mbizi simpavuze, ariko hari umuturanyi wanjye twaturanye neza baje mu kibazo cy'umuryango, urubanza rwaciwe n'abana. Baravuga ati ni ukuri kose mama niwe uzongeza data, barakivuze. Bituma n'abaturage bose bamenye yuko ari nyina uzengereza se. Rero iki gikomere kivurwa na Yesu wenyine. Niyo mpamvu muri iri jambo ryavuze ngo ibikomere, ingeso abantu bandurwa na ba sekuruza babo, ni Kristo bitubaturaho rwose. Imana ibagirire neza. Mwago mwasoza mutatubwiye ku kijyanye n'imbabazi. Imbabazi umuntu yakora iki? Hari uwazibuze kugeza uyu munsi bitewe n'ibyo yanyuzemo, bitewe n'aho yaciye. Hari uwazibuze bitewe wenda n'igihe amaze muri ibi bintu. Hari uwazibuze bitewe n'uko umutima we wananiwe kwakira, ariko nyamara zirakenewe. Umbajije ikibazo cyiza, ndakigushimiye kuba ukimbajije. Ni n'umwuka wari ukuyoboye kuba ukimbajije muri kino gihe, nubwo turi ku muryango
muryango nk'abashakanye, ariko no ku muryango nyarwanda iki kibazo kiri bugireho. Ndagisubirisha amagambo ari mu Migani ibice 19 umurongo wa 11. Ayo magambo aravuga ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, ngo kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Ijambo imbabazi n'Imana yacu yo mu ijuru irabizi ko imbabazi zacu abantu, twebwe abantu, ntabwo zishobora kwibagirwa. Niba hari ubimpakanya rwose Mana yanjye azabimpakanye, nashaka azace inbox namugira mu yo kutabishyira muri comment, ariko icyo nzi ni uko imbabazi zacu twebwe abantu, forgiveness, ntabwo zibagirwa. Uko mbabwira ni ukuri, zirabyibuka tu, ugasanga ku myaka yawe ufite 30, 35, 40 ndetse na 50 urakibuka umuntu kandi byabaye ubireba uri utari wanamenye n'ubwenge, ariko iwanyu bahuganirije ko ngo hari igihe warwaye ngo bagiye kumugukamishirizaho amatara y'ibintu. Ibaza icyo kintu icyabaye ukireba, wari umwana utari wanamenya n'ibyo gukamisha amata ibyo ari byo, ariko kuko iwanyu bakikuganirije urakibuka. Uyu munsi wa none rero wahura n'inyigisho zo kubabarira, ukumva nyine warababariye wa muryango wabimye amata y'umwana, ariko ukumva buri gihe urabyibuka ko wabimye iki amata. Bigutangaza ko hari igihe kigera urimo uganiriza nawe abana bawe ukagishyiramo, kandi mu rundi ruhande wavuze ngo warababariye, ariko wagishyiramo, wakumva wagishyizemo, wumva cyagucitse ugatangira uti mumbabarire kuba nyivuze, si uko ntabababariye, ariko nagira ngo mbwire abana banjye yuko ibyo bishobora kubaho. Umva nawe rero, iri jambo ritwereka yuko twebwe abantu imbabazi zacu turazitanga pe, tukababarira, ariko ntizijya zibagirwa burundu. Hano uyu mugabo Salomo azise ngo iki? Yazise ikintu bita kwirengagiza inabi umuntu yagiriwe. Ibyo ngo bihesha icyubahiro, ngo bitanga icyubahiro. Mbese wambwira ko buriya Dawidi ategura icyunamo na kwikiriyo, ategura ikiriyo cya Sawuli, sibyo? Akamutegurira umunsi mukuru wo kumushyingura, akanamuhimbira n'indirimbo ye yise ngo indirimbo y'umuheto. Ubuse twemeze ko Dawidi yari yaribagiwe ko Sawuli yamuhigaga? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, yarabizi. Niyo mpamvu Salomo umuhungu we yandikira ijambo burya ngo niwe yaganishagaho kumenya kwirengagiza. Reka bivuge mu Gifaransa, on n'oublie pas mais plutôt on ignore. Twibagirwa ngo turirengagiza, urabyumva? Niyo mpamvu nsoza kandi usanga iyo umuntu agusabye imbabazi kenshi, sibyo, z'ikintu, ubutaha kikagaruka, nubwo hatagaruka ikibushize hakaza ikindi, kandi yaragusabye iki? Imbabazi. Izo nshuro zose biba bikiswa noneho kumubabarira. Ubu waragize ukavuga uti ubu namufashe ko ari, niyo mvugo abakristo bakunda gukoresha, ngo namufashe ngo kwari, ngo ubu namuruhutseho, yego aramubohoye, ngo naramubohoye cyangwa namubohotseho. Hari utavuga ngo naramubohoye, ukavuga ngo naramubohotseho, urumva? Ukavuga ngo nihere umutima amahoro, ngo ntabwo wamushobora, ngo aragorana. Ibyo byose bya aragorana, namubohotseho, namuruhutseho, mbese uvuga ko imbabazi wamugiriye ari nyinshi. Aho kandi tunye nibuka Petero abaza Yesu, ngo umwami Yesu, umuntu nancumurira ngo nzamuborere kangahe? Yesu atari yamusubiza atavuga ngo ubwo nzaborera umuntu mubaborera inshuro 7 koko. Yesu atse karindwi kabwira nanda ahubwo karindwi yivangiye, ahubwo uzamuborere karindwi ka 70. Urumva Yesu adusaba kubabarira kenshi gashoboka, ariko nawe ubwarabizi ko tutibagirwa. Kugeza ubu ngubu we na se nibo bonyine babarira bakibagirwa. Nabo uko nyine muri Bibiliya byaba bitewe n'uko ubu bafite inyanja yitwa yo kwibagirwa bajugunyamwo ibyo bababariye. Kandi ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, ngo uri kubukira ngo kwacu yakujyanye gutakure,
ubwo iburasirazuba hitaruyeho aho rirengera, ubwo niko atakura ibicumuro byacu. Urumva warabishoboye rero, mu gihe twebwe tudafite aho tubijugunya ahandi, ahubwo bijya hehe? Mu mutima. Yesu adufasha cyane. amen. N'ubu rero twasoza dusenga Imana, tugasabira imiryango rwose gukundana urukundo no kubabarirana nyine, nubwo bitoroshye, ariko Imana izaduhembera rero. Igihe twagiye tubabarira tukabiruhukaho tukabifata gutyo, Imana izaduhemba. Ni urugamba, ariko uzarunesha azahembwa nyine. Niyo mpamvu mu makamba tuzambikwa harimo n'ikamba ryo kunesha. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ikiganiro cyiza tugize cy'umuryango. Turakwinginze ngo ugihe umugisha, ugiherekeze Mana, kugira ngo bene data na bashiki bacu bacyumva bumve bubakitse rwose, aho Satani yaciye icyuho bahafunge mu izina rya Yesu Kristo, bityo dukomeze kurwanya intambara zo kunesha, kugira ngo tuzasingire ubugingo buhoraho. Nsengeye ingo zirimo amakimbirane ashingiye ku moko, kugira ngo uyu mudayimoni murwanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Bana, tutite muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.